Abacamanza igice cya 6. Abamidiyani bakandamiza Abisiraheli. Abisiraheli bongeye gucumura kuhoraho, abagabiza Abamidiyani, bababuza amahoro imyaka 7. Abamidiyani barabakandamije kugeza ubwo Abisiraheli bateganya aho guhungira mu misozi mu buvumo n'ahandi hirengeye. Igihe Abisiraheli babaga bamaze gutera imyaka, Abamidiyani bazanaga n'Abameleki n'andi moko y'Iburasirazuba bakabatera. Barazaga bagashinga amahema hirya no hino mu gihugu, bakangiza imyaka kugeza i Gaza. Banyagaga amatungo yose, intama n'inka n'indogobe. Abisiraheli bagasigara iheruheru. Abamidiyani bazanaga ingamiya zabo zitabarika n'andi matungo n'amahema, bakaza ari benshi nk'inzige, bakayogoza igihugu. Ibyo bikorwa by'Abamidiyani byazonze Abisiraheli, maze batakambira Uhoraho. Ubwo batakambiye Uhoraho kugira ngo abakize Abamidiyani, yaboherereje umuhanuzi arababwira ati, Uhoraho Imana y'Abisiraheli aravuze ati, nabakuye mu Misiri aho mwari inkoreragahato, mbakiza Abanyamisiri, nabakijije n'ababakandamizaga bose, ndabamenesha, mbaha igihugu cyabo. Nababwiye ko ndi Uhoraho Imana yanyu, mbabuza no kuramya imana z'Abamori bahoze batuye muri iki gihugu cyanyu. Nyamara mwanze kunyumvira. Gideyoni abonekerwa n'umumarayika w'Uhoraho. Umumarayika w'Uhoraho aza Ofura, yicara munsi y'igiti cy'inganzamarumbo cyari mu isambu ya Yowashi ukomoka kuri Ebiyezeri, umuhungu wa Yowashi witwaga Gideyoni. Yahuraga ingano aho bengera imizabibu kugira ngo azihishe Abamidiyani. Nuko wa mumarayika w'Uhoraho aramubonekera aramubwira ati, wa ntwari ku rugamba we, Uhoraho ari kumwe nawe. Gideyoni aramubwira ati, ariko se databuja, iyo Uhoraho aza kuba hamwe natwe, ibi byose biba byaratubayeho? Ese ibitangaza bye basogokuruza baturatiraga byagiye? Batubwiraga ko yabakuye mu Misiri, none twe yaradutaye atugabiza Abamidiyani. Nuko Uhoraho arahindukira aramubwira ati, genda ukoreshe imbaraga ufite, ukize Abisiraheli Abamidiyani, ni njyewe ugutumye. Nuko Gideyoni aramusubiza ati, ariko se databuja, Abisiraheli nzabakiza nte? Inzu yacu niyo isuzuguritse mu muryango wa Manase, kandi no mu rugo rwa tata ni njye muto. Uhoraho aramubwira ati, humura ndi kumwe nawe, uzatsinda Abamidiyani nk'utsinda umuntu umwe. Gideyoni aramusubiza ati, niba koko nakugizeho ubutoni, umpe ikimenyetso kigaragaza ko uwo tuvugana ari Uhoraho. None nyamuneka ntuve aha ntarakuzanira ituro. Uhoraho aramusubiza ati, ndahaguma kugeza ubwo ugaruka. Nuko Gideyoni aragenda abaga ishashi y'ihene, afata n'ibiro 10 by'ifu, akora imigati idasembuye. Inyama zishyira ku nkoko, umufa awushyira mu cyungo, maze abishyira umumarayika munsi y'igiti cy'inganzamarumbo. Umumarayika w'Imana aramubwira ati, shyira inyama n'imigati idasembuye kuri uru rutare, ubisukeho uwo mufa. Gideyoni abigenza atyo. Umumarayika w'Uhoraho akoza umutwe w'inkoni yari yitwaje kuri za nyama na ya migati, maze umuriro uva mu rutare urabikongora. Wa mumarayika ahita abura. Nuko Gideyoni amenya ko yari kumwe n'umumarayika w'Uhoraho, niko kuvuga ati, ayiwe, Nyagasani Uhoraho, nabonye umumarayika wawe imbona nkubone. Uhoraho aramubwira ati, humura witinya, ntabwo uri bupfe. Aho ngaho Gideyoni ahubakira Uhoraho urutambiro, arwita
Uhoraho niwe utanga ihumure. Kugeza n'ubu urwo rutambiro ruracyari Ofura ahatuwe n'abakomoka kuri Ebiyezeri. Gideyoni asenya urutambiro rwa Bali. Iryo joro Uhoraho abwira Gideyoni ati, fata imfizi y'ubuheta ya so imaze imyaka 7, hanyuma usenye urutambiro so yubakiye Bali, utemagure n'ishusho y'ikigirwamanakazi Ashera ishinze uruhande rwarwo. Naho njyewe Uhoraho Imana yawe unyubakire urutambiro rutunganye hariya hantu hirengeye, utambireho ya mfizi ibe igitambo gikongorwa n'umuriro, kandi ugitwikishe inkwi washije kuri iriya shusho ya Ashera. Nuko Gideyoni ajyana n'abantu 10 bo mu bagaragu be, akora nk'uko Uhoraho yamubwiye, ariko yabikoze nijoro kubera ko yatinyaga bene wabo n'abatuye uwo mugi. Bukeye abatuye uwo mugi babyutse basanga urutambiro rwa Bali rwasenyutse n'ishusho ya Ashera yatemaguwe, basanga hubatswe urundi rutambiro rwatambiweho ya mfizi y'ubuheta. Nuko barabazanya bati, ibi byakozwe nande? Bamaze kubaririza no gushakisha, bamenya ko ari Gideyoni mwene Yowashi wabikoze. Nuko babwira Yowashi bati, sohora umuhungu wawe tumwice, kuko yasenye urutambiro rwa Bali kandi agatemagura ishusho ya Ashera yari iruhande rwarwo. Ariko Yowashi abwira abo bantu bose bari bamuhagurukiye ati, mbese nimwe muburanira Bali? Nimwe muri buyirengere? Uri buyiburanire wese ntibuze gucya bataramwica. Niba Bali ari Imana, nimureke yiburanire, kuko urutambiro rwayo ari rwo rwasenywe. Uhereye icyo gihe Gideyoni bamuhimba Yerubali, kuko Yowashi yavuze ati, nimureke Bali yiburanire, kuko urutambiro rwayo ari rwo rwasenywe. Gideyoni asaba Imana icyemezo. Abamidiyani bose n'Abameleki hamwe n'andi moko y'Iburasirazuba bwa Yorodani bakoranira hamwe, barambuka bashinga amahema yabo mu kibaya cya Yezereli. Nuko Umwuka w'Uhoraho aza kuri Gideyoni, maze Gideyoni avuza ihembe ryo guhamagara abakomoka kuri Abiyezeri ngo bamukurikire. Yohereza intumwa no ku bandi bamanase bose kugira ngo bamutabare. Atuma no ku Basheri no ku Bazabuloni no ku Banafutali, baraza bifatanya nabo. Nuko Gideyoni abwira Imana ati, wavuze ko ari njye uzakirisha Abisiraheli, none ngusabye icyabinyemeza. Ngiye kurambika uruhu rw'intama rufite ubwoya bwinshi kuri iyi mbuga. Nibucya ikime gitonze ku ruhu honyine, ahandi hose harukikije humutse, nzamenya ko ari njye uzakirisha Abisiraheli nk'uko wabivuze. Uko Gideyoni yabisabye niko byagenze. Yarazindutse akamura rwa ruhu amazi y'ikime, aruvuyemo yuzura urwabya. Nuko Gideyoni abwira Imana ati, ntundakarire, ureke nongere nsabe icyemezo kimwe gusa. Noneho ubutaka bube ari bwo butota, naho uruhu rwumuke. Muri iryo joro nabwo Imana ibigenza nk'uko Gideyoni yabisabye. Uruhu rwonyine rwari rwumutse, naho ubutaka bwose burukikije bwatoteshejwe n'ikime.